ndabasuhuje bakunzi ba Anaweza Daima, amahoro y'Imana abe muri twe twese. Uyu umunsi rero Imana yongeye kuturemera kugira ngo twongere kumva ihumure ryayo, twongere kumva ijambo ryayo, ijambo rikiza, ijambo ry'ibyiringiro. Mbahaye ikaze rero kuri channel ya Anaweza Daima kugira ngo twongere tubane dufatikanye kumva ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Mana igira neza, Mana isumba byose, uyu munsi twongeye kugushimira Mwami ko watwongereye iminsi yo kubaho. Nongeye kugushimira Databuja ko wongeye kumpa aka kanya keza kugira ngo amvuge ijambo ryawe. Ndagushimira icyizere wongeye kungirira Mwami kugira ngo mbashe kuganiriza bene data ndetse no kubahumuriza mu ijambo ryawe. Bana nanjye rero ntabarijya ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mwuka wera ayobore kandi aganze. Mwami, sengeye abagiye kumva iri jambo kugira ngo rigire icyo ribakorera mu bugingo Mwami, rigire icyo ribamarira nyaguhora ku ngoma Imana, nabo baremerwa amashimwe, baremerwe ubuhamya. Senze nizeye mu izina rya Yesu Umwami wacu n'umukiza, amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana Imana impaye riri mu gitabo cya Zaburi ya 42 umurongo wa 12 wonyine. Turasoma umurongo umwe. Ijambo ry'Imana ravuga ngo, mutima wanjye niki gitumye wiheba, niki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana kuko nzongera kuyishima, niyo gakiza kanjye n'Imana yanjye. Ureke dusubiremo iri jambo. Zaburi ya 42 umurongo wa 12. Ijambo ry'Imana ravuga ngo, mutima wanjye niki gitumye wiheba, niki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana kuko nzongera kuyishima, niyo gakiza kanjye n'Imana yanjye. Imana yacu duhana umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bakunzi ba Anaweza Daima, iri jambo ndumva rizi igihe kuko nanjye ubwanjye ndumva ari inkomeje, byongeye kuntera ibyiringiro. Haleluya. Umuririmbyi we yuzuye umwuka wera araririmba aravuga ati, mutima wanjye we niki gitumye wiheba, have wimpagararamo? Jya utegereza Imana yonyine kuko nzongera kuyishima. Haleluya. Nitabaza ryanjye Yesu, n'ubwihisho bwanjye Yesu, ni igitare kirekire abamwizeye bahungiramo. Haleluya, haleluya. Mwene data, hari igihe ibibazo bishobora kukwikubiraho, ibibazo bikakugwa gitumo, ibibazo bikakwirundaho, imbere yawe ukabibona nk'inyanja, inyuma yawe ukabibona nk'ingabo za Farawo zigukurikiye, impande n'impande yawe hirya no hino ukabona n'ibibazo bikugose. Ariko ijambo ry'Imana ahangaha ijambo rirakubwiye cyangwa rirambwiye ngo, mutima wanjye niki gitumye wiheba. Reka kwiheba. Naje kukubwira uyu munsi ngo ureke kwiheba. Dufite Imana, dufite Imana ivuga igasohoza, dufite Imana isezeranya itegeka bigakomera, dufite Imana yo mu ijuru. Kuko iyo Mana niyo ikubwiye none ahangaha ngo ujye utegereza Imana kuko uzongera kuyishima. Bene data, hari ibibazo bikurembeje, hari ubushomeri, hari uburwayi se, umaze ku gisasiro imyaka myinshi,
ese uri mu bitaro wabuze amafaranga yo kwishyura? Ese ye uri mu rugo uraryamye wabuze yo kwishyura mituweli ngo nibura ujye kwa muganga ujye kwisuzumisha iyo ndwara ikurembeje? Ndashaka kukubwira ngo umutima wawe we kuguhagararamo. Humura, izera ijambo ry'Imana, kuko Imana ifite amafaranga, Imana ifite mituweli. Burya tugira mituweli zo mu ijuru. Haleluya! Ibi ndabikubwira bifitiye gihamya, kuko narwaye imyaka irenga 20, kandi ndashaka kukubwira ko mwene data, mituweli yo mu gihugu cyo mu ijuru niyo yamvuje, yaramvuje. Imana iramvura. Nawe ndakubwira ko niba hari ikibazo ufite kikuremereye cy'umubiri, waba urwaye za ndwara bavuga ngo ntizigaragara kwa muganga, yewe genda ujye kubaza mu Kinyarwanda. Hari ubwo urwara n'abaganga bageraho bakakubwira ngo mada, nta ndwara rwose tubona, jya mu Kinyarwanda. Nanjye ubwanjye byigeze kumbaho, narwaye indwara z'amayobera, noneho ndwara indwara cya kigeragezo nababwiye ubushize kikugwa gitumo. Twize ijambo ubushize rivuga ngo mujye mwemera ko ari iby'ibyishimo. Ijambo riri mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 1 umurongo wa 2 kugeza ku wa 4, rivuga ngo mujye mumenya ko ari iby'ibyishimo nimugubwa gitumo nibageza bitari bimwe. Nanjye nigeze kugubwa gitumo, nari mfite uburwayi bw'amayobera, mpora ndwaye, mpora mbabara umutwe, mpora mbabara umubiri wose, mu nda, umugongo, igituza, amagufwa yose nkumva aramenaguritse. Ariko noneho nza kugubwa gitumo n'uburwayi bwo kwishimagura. Ubwo burwayi sinzi ukuntu bwaje, ariko ndashaka kukubwira ngo nageze imbere y'abaganga. Ntabwo bwaje rimwe, bwaje nk'inshuro nk'eshanu, ariko ubwa nyuma bwo bwari injyana muntu, kuko narishimaguraga ngatonyoka guhera ku mutwe kugera mu bworo bw'ikirenge. Ngeze imbere y'abaganga birabayobera. Icyo bakoze mu kunkuramo imyenda yose, bansukaho amazi hariya CHK. Nari nagiye icyo gihe kubonana n'umudogiteri witwa Petronira. Icyo gihe ivuriro rye ryari hariya kuri CHK hariya Baho. Ndashaka kukubwira ngo byarayoberanye, banteye ishinge birananirana, biranga, nza kujya Faisal. Ariko nagiye Faisal mpasanga umuganga witwa Dr Françoise, aho ari ndamushimira Imana imuha umugisha, imuha amahoro, kandi imugwirize imbaraga, imugwirize ubwenge n'ubuhanga, ndetse izamuhe n'ubugingo, kuko uwo mubyeyi yaramfashije cyane. Ubwo nishimaguraga nk'ibisazi, mubwira ni reka nikuremo imyenda, ndashaka kubwira ngo yarampumurije. Haje abandi baganga baravuga ngo hoya, iyi ndwara ntabwo iyi ndwara yavurwa. Hari abantu twabonye barwaye iyi ndwara, ndetse umwe avuga ko hari musaza we wayirwaye, ariko itakiriye kwa muganga, ahubwo bamujyanye mu Kinyarwanda. Ndibuka Dr Françoise yaramucyashya aramubwira atoya, twege turi abaganga, yaje atugana, tugomba kumufasha. Iryo jambo nanjye ryaramfashije, riranyubaka, kubera ko ibintu byo kujya kwivuza ahandi bavuga ngo ni mu Binyarwanda ntabwo nigeze mbikora. Ko nta cyizere nari mbifitiye. Yewe kwizera kwanjye kwari mu ijambo ry'Imana. Haleluya! Rero mwene data ushobora kugubwa gitumo nk'uko nanjye naguwe gitumo kubw'iyo ndwara yo kwishimagura. Ndakubwira ko kwizera Imana ko nayo izakira nk'uko bwa burwayi bundi bwajyaga bunjyana muri koma bwakize, nicyo cyatumye nkira. Narakize. Ubu uyu mubiri mureba ni mushyashya.
urareba ukuntu nsa mu maso hanjye, urareba ukuntu nsa ameze neza, yewe ahantu hose nameze umubiri mushya. Kubera iki? Nagize kwizera. Njyewe akenshi nkunda kwigisha ijambo ryo kwizera cyangwa kwihangana, kuko kwihangana burya bituma umuntu agera ku cyo Imana yamubwiye, ataciye hirya adaciye hino. Uyu mwanditsi wa Zaburi yaranditse aravuga ati mutima wanjye niki gitumye wiheba, niki gitumye umpagararamo. Nanjye ndashaka kukubwira ngo mwene data, reka guhagarika umutima, reka kujarajaza umutima, izera Imana. Izera Imana kuko Imana ishobora byose, kandi Imana ikorera mu baganga. Ntukuke umutima ngo utangire kuvuga ngo wenda hariya ngo bandangiye, ngo umuvuzi runaka. Rimwe na rimwe yego hari ubwo bavura, ariko rimwe na rimwe hari ubwo batakuvura. Njyewe ndumva nagushishikariza kwizera ijambo ry'Imana, warangiza ukajya no kwa muganga. Ukajya kwa muganga kuko abaganga barabyize, n'iyo miti baguha imiti ifite navuga ubunararibonye, imiti yasuzumwe, imiti ifite ibipimo ku buryo muganga ashobora kukubwira ati genda ufate gutya, nurangiza uzagaruke tugukorere control. Ndagushishikariza rero mwene data ngo reka guhangayika, reka gucika intege, reka kubw'ubu buhamya nguhaye. Ni ukuri hari igihe tuzongera tukabana dufite umwanya uhagije nkaguha ubuhamya, ariko n'ubundi ubuhamya bwanjye ushobora kubona kuri channel ya Anaweza TV, Anaweza Daima. Ibiganiro byatambutse, hari ubuhamya natanzeho, wenda ntabwo nabutanze bwose, ariko uzahakura ibyiringiro, uzahakura kwizera ndetse no kwihangana, kuko nanjye byambayeho. Komera rero, shikama umutima wawe kuguhagararamo, humura, shikama mu ijambo ry'Imana. Iri ngiri niryo rizakugeza ku bisubizo, niryo rizakugeza navuga ngo kubyo utegereje gutabarwa, utegereje kurwanirirwa n'Uwiteka. Ese ufite urubanza utegereje kuburanirwa n'Uwiteka, Imana izakuburanira, humura. Umutima wawe we kuguhagararamo, haleluya. Utegereje kuvurwa n'Uwiteka, ijambo ry'Imana riravura, rikuvura igikomere cyo mu mutima, rikakuvura n'ibikomere byo ku mubiri. Urabona ko nanjye ryaramvuye, ryaranyomoye, haleluya. Riraza rikagukandakanda wa mugongo wananiranye ugakira, haleluya, ugahaguruka ukema ukajya gukora. Imana ishimwe cyane, amina. Iyo ngeze ku ijambo ryo kwizera, jyewe numva namera amababa, numva nabigutera muri serumu ngo nkubwire ngo izere ijambo ry'Imana, kuko Imana iravuga igasohoza. Mukunzi wa Anaweza Daima, ni ukuri iminota yanjye ibaye mikeya, ariko tuzongera tuganire kugira ngo dukomezanye kubw'uru rugendo rw'ibyiringiro. Urugendo rugana mu ijuru ni urugendo rushaka gukomezanya, kandi gukomezanya mu ijambo ry'Imana. Ndetse kwa kundi umuntu aba yarizeye ari mu bibazo agatuza akihangana, ni ukuri hari ikamba wambara, hari ikamba uzambikwa, haleluya. Nawe uzavuga uti Imana yangiriye neza. Ubwire mwene so, umuhumurize, umubwire ijambo ry'ibyiringiro, umubwire uti komera, shikama. Nubwo bwose amajwi ya Satani yaza akakongora akavuga ati urapfuye, birarangiye, ubukene burakwishe, ese ubushomeri, ese urambye mu kigeragezo cyo kudashaka. Bibaho, hari abakobwa rwose bubaha Imana, hari abasore bubaha Imana, bibereye mu rusengero bubaha Imana, bakiranuka. Ugasanga abandi wenda barabita ibigoryi, barabita amazina atandukanye, ariko reka guhagarika umutima, reka bayakwite, kuko hari igihe bazahindura amagambo. Bamaze kubona ko Imana igutambagije umurwa, bamaze kubona ko Imana igukijije, bamaze kubona ko Imana iguhaye akazi gafatika, nawe ubashije gutunga urugo, bamaze kubona ko umugabo wagutaye akugarukiye, bamaze kubona ko abana bagaragaraga nkaho wenda babaye ibirara batumvira, bamaze kubona ko abana bawe bagiye ku murongo, humura, komera, shikama, wihagarike umutima wawe nutuze, kuko
hari igihe uzongera gushima Imana mwene data. Nanjye hari igihe najyaga nibaza ariko ubundi hari igihe nzaseka, hari igihe nzanezerwa Mana, nigeze kwibagirwa guseka. Ariko umutima ukambwira ngo humura, ijwi ry'Imana ryo mutima rikambwira humura, wihagarike umutima. Hari igihe uzaseka, hari igihe uzavuga, hari igihe uzatanga ubuhamya, hari igihe uzahumuriza abandi. Haleluya! Kandi koko ubu mbyicayemo. Nawe rero ndakwinginze ngo reka guhagarika umutima rata. Niba ari urubyaro, Imana nitanga urubyaro. Imana itanga urubyaro nkuko yagiriye neza Hana, yagiriye neza Sara, yagiriye neza ababyeyi batandukanye. Muzababona ku mbuga nkoranyambaga batanga ubuhamya cyangwa mu nsengero batanga ubuhamya ko Imana yabagiriye neza, yabahaye urubyaro. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Ihanganire muri urwo rugo rwawe. Niba umutware yaragutaye bitewe wenda n'ikigeragezo mufite cyangwa wenda na karande ariko zikurikirana, ugasanga umuntu rwose ntago abashije kubaka urugo ngo rushikame, ariko musengere, nta kinanira Imana. Haleluya! Umutware wawe azakugarukira. Mwene data, komera, wihagarike umutima. Hari igihe uzashima Imana, hari igihe uzahagarara mu rusengero, hari igihe uzaza kuri Anaweza Daima. Ni ukuri, nawe uvuga Imana, nawe uhumurize bene so, isi yose ibone ko nawe Imana yakugiriye neza. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Murakoze cyane bakunzi ba Anaweza Daima. Iminota ndabona ibaye igiye, ariko ubutaha tuzongera tuganira ijambo ry'ihumure, tuganira ijambo ry'inkomezi, tuganira ijambo ryo kwizera. Imana iduhana umugisha. Murakoze, murakarama.